ubushize twaganiriyeho gatoya ku kintu twita inkuru ya baka. Tugarutse ku ntama yacu retruno anotere muto. Inkuru ni iki? Mwafashe igihe gihagije se cyo kugera gute? Inkuru ni iki? Inkuru ni uruhererekane rw'amagambo. Uruhererekane rw'amagambo ubwira abantu bakagira amatsiko y'ukuntu bizarangira. Ibyo nibyo wavuze ubushize. Ariko wasanze ari byo byonyine wabona. Ariko ibindi tubwire n'ibindi. Batubwire inkuru uruhererekane rw'amagambo ubwira abantu bakumva bafite amatsiko y'uburyo bizarangira. Rero abitubwiye turabizi, noneho ibindi mu nkuru twabonye ibintu oya mbwira ikindi gisobanuro cy'inkuru. Shaka igisobanuro kirenze kimwe. Ubwo n'ubunebwe nta kintu na kimwe wigeze ubikoraho kuko waragiye ukopiya bayane byane bashyiraga ku masebe ukazagarura sebe ugasanga ivuga bya bindi ibintu bimwe. Wowe inkuru ni iki? None se nyuma y'ibyumweru bibiri ariko nakujye kwandi ko byumva ngaho idefande nabi inkuru nani magambo ndire minisiteri hanyuma story ni iki nyine? Bivuga ntacyo muri izo ndi bivuga muri izo ndimi bindi nta kibazo. numva ko ni numwerekana rw'amagambo nk'uko yarabivuze. Ushobora kuba ruvuga ikintu cyabayeho cyangwa kitegeze kibaho harimo amakabya nkuru. Aba numva ishobora kuba igizwe wenda n'ibice nka bibiri, inkuru mpimbano. Yego inkuru mpimbano n'inkuru mpamo. Okay, wowe ntabwo bizi, gerageza nyine ubu wowe ntabwo ujya uvuga ngo mbabwire inkuru ishyushye ngo mbatere inkuru. Nanjye ko mbyumva nyine inkuru nyine ari uruhererekane rw'amagambo y'ukuri cyangwa atari ay'ukuri. Uruhererekane rw'amagambo y'ukuri cyangwa atari ay'ukuri. Agamije gusetsa abantu cyangwa kubababaza. Agamije gusetsa abantu cyangwa kubababaza. Uruhererekane rw'amagambo y'ukuri cyangwa atari ay'ukuri agamije gusetsa abantu cyangwa kubababaza. Toraguye igiceri ngo birimo biraza. Wowe kuko usanzwe uvuga cyane nzarira kwishe baguha ibiryo. Warwaye? Urwaye iki? Byihorere ntacyo, twibwirira inkuru ibyo urwaye byihorere. Inkuru ni uruhererekane rw'amagambo. Ayo magambo agaragaza abakina ya nkuru naho yakiniwe. Uruhererekane rw'amagambo, ayo magambo agaragaza abakina inkuru naho inkuru yakiniwe. Wowe inkuru ni iki? Uruhererekane rw'amagambo y'ukuri cyangwa yabayeho cyangwa atarabayeho. Uruhererekane rw'amagambo yabayeho cyangwa atarabayeho agaragaza aho yabereye n'ababikoze. Garagaza aho yabereye n'ababikoze bigamije gushimisha abantu cyangwa bavuga ibyabayeho nyine cyangwa kubabaza cyangwa ari n'igishimo. Mwese turabyumva kimwe se? Yego. Ibyo buri wese yavuze ubwo aremeranya nabyo. Noneho tujye ku nkuru nk'igihanga. Ibintu byose mwavuze ni inkuru. Inkuru mpamo nanjye ngo mpano. Hari inkuru mpamo n'inkuru mpimbano, sibyo? Inkuru mbarirano. Abo mujye mwumva bavuga ngo inkuru mbarirano iratura. Yego? Ibindi mwavuzemo ngo ngaho gaho inkuru yabereye kina nkuru bakina baki. Yego? None inkuru nk'igihangano nk'igihimbano cyo murumva ari iki? Nyine ushobora guhimba ukayigeza ku bandi
ni inkuru ushobora guhimba ukayigeza ku bandi. ukayigeza ku bandi bakayikunda nyine cyangwa ntibayikunda. Ese mu buryo bw'ibihangano bw'ubuhanzi nihe dusanga inkuru tuzisanga hehe na hehe? Mu binyamakuru. Ahandi dusanga inkuru mu ikinamico, mu radiyo, muri filimi, yego. Ahandi mu masomero, ahandi mu bisigo. Mugira ngo inkuru isomo ry'uyu munsi ntirirangiye, ubu dushatse twataha. Abantu kera mwari muzi ku ishuri bahisha bya bintu byose mwavuze murabisangamo hano, ntabwo bitandukanye. Hano bari kutubwira ko inkuru ari igihangano, sibyo? Cyanditse mu buryo bw'indondoro, kigufi cyangwa kirekire, gifite abakina nkuru. Ibintu ntabwo twigeze kubivugaho. Gifite abakina nkuru bashushanya cyangwa bigana abantu babaho. Turimo turajana. Ntabwo yarangiye. Mwavuze ko batagomba kubura aho cyabereye, si iyo nkuru yabereye. Si ibindi tugiye kujyaho. Wowe ufashe aka ngaka, kereka niba muri babandi bagerekaho intuza. Aka wagafashe nibura. Fata ibyo umaze kuvuga wongereho nibi. Inkuru igira ibisobanuro byinshi, ariko ubu tuyishyize mu cyongereza byasa nk'ibitworohera. Sibyo? Tuyishyiremo, ariko mwarambwiye ngo tujye twiga mu kinyarwanda. Umuntu aba yagerageje ku Cyongereza hano nicyo twaje kwiga. Twaje kwiga gukina ikinamico na filimi no kwandika ikinamico na filimi. Hari ibintu inkuru itagomba kubura. Twabivuganyeho gatoya, sibyo? Ni ibiki? Hari ibintu bibiri by'ingenzi twasize dusuriye cyagiye. Niki niki? Aho ikinirwa, ahantu, seti, sibyo? Tuvuga abakina nkuru, amazina z'ubundi z'abakina nkuru. Hari umukina nkuru witwa Nguge, ubu ni Nguge nyine. Tuvugamo ubara inkuru, tuvugamo iki kindi? Amatsiko. Inkuru igamije. Inkuru igamije, akina nkuru. Iyi nkuru yacu ibamo ikindi kintu twigeze kwiga cyitwa gutya. Iki kintu twarakize cyangwa ntacyo twize? Twarakize. Rero tugiye gutangira kugikoresha. Inkuru yacu hari ibintu by'ingenzi yakagombye kuba ifite. Iby'ingenzi ni byinshi. Inkuru nziza cyangwa se inkuru ikoze neza, yubatse neza, yakagombye kuba yujuje, sibyo? Ntatwe twebwe dukeneye kumenya ibi bintu. Dufite hano ni setting, sibyo? Tukagira abakina nkuru ni characters. Ni mwambwe ngo bashyireho icyongereza. Characters twize icyo ari cyo, sibyo? Tukagira plot, nayo twarayize, sibyo? Tukagira conflict. Anga nanditse conflict or suspense, ariko ntabwo ibi bintu ari bimwe, sibyo? Dushatse twanabitandukanye. Conflict yakereya suspense. Suspense ni amatsiko. Tubitandukanye kugira ngo mutabivanga. Ka suspense tuyandika ukwayo. Ibi byitwa iki?
conflict ni iki? Amakimbirane. Ni ukuri inkuru idafite amakimbirane ntimuzayikore ko nta nkuru muzaba mufite. Muri kubyumva? Kiriya ni ikintu cy'ingenzi. Fimu rero, fimu ni muzi insanganyamatsiko, si byo se? Fimu insanganyamatsiko siko byitwa mu Kinyarwanda. Ko mbona mutamfasha mu Kinyarwanda teme ni iki? Fimu. Reka mbyandike ahubwo muzashaka ikindi Kinyarwanda gitandukanye n'iki giyewe nicyo nzi. Insanganya matsiko. Ese umvuga ngo ikivugaho? Ibi ntibyasa nk'ibyumvikana. Suspense ubuse nimvuga ngo na matsiko ntimuri bugire ngo nanone nisanganya matsiko. Muzi kubitandukanya? Amatsiko n'insanganya matsiko. Resolution, niba twagize conflict dukeneye kuyiresolve. Gukemura base turabyita ngo resolution murumva icyo ari cyo kutarana ifite hande kuri plot. Sibyo se? Sibyo? Inkuru zanyu muzahimba muzazitondeka muzazishyira kuri plot. Ibi bintu by'ingenzi ubifite uba ufite inkuru nziza cyane. Tuzasanga he? Muri filimi, mu ikinamico, hamwe hose mwavuze. Mu gitabo, muri kubyumva? Ufata inkuru ukayikoramo ibindi bintu. Mwabyumvise? Ari niyo mpamvu uzasanga hari igitabo cyanditse cyangwa se hari inkuru yanditse ahantu ukayikoramo script. Script murumva icyo ari cyo nacyo. Twakivuze hose bwa buryo twandika with dialogues, tugashyiraho characters, ukavuga uti Karimba ukamushyiriraho ibyo akina, kanaka ukamushyiraho ibyo akina, kanaka ukamushyiraho ibyo akina. Murabyibuka? Cyangwa wapi ndimo Bimwe nimugoroba twari turi gusomera hasi haruka. Oya wowe ubwawe ni urabizi cyane nabyo. Kandi nanjye no kuvuga kandi nkabiriya twari turi gusoma. Iyo wari gusoma se ntabwo tuzi ibyo wasomaga. ntabwo tubizi. N'ibiki yenda hamya kabiri. Ibiki script nayo tuzayigeraho. Ni inyandiko nyine y'igihangano, habaho script ya filimi, hakabona script y'ikinamico. Sibyo? Ariko nituza kuba dufite plot, hari ibintu by'ingenzi twize dushobora kwibukiranya twese tukumva twarize pe n'ibyo bintu tubyibuka. Twize plot. Haje twonye tugishanye none hari abantu ndi kuvuga plot bakandeba nabi. Twize plot. Sibyo? Plot singiyi tuyishushanya gutya. Twarayize no kuyibutsa ko hano twasanze ari kuri climax. Sibyo? Wasanga ari umusozi wa Ndindangire. Aha ni beginning, big introduction, intro. Sibyo? Aha ni kuri denwema, resolution. Sibyo? Resolution, end, denwema. Cyangwa ndi kuvuga ibintu byinshi umusozo, reka tuvuge gutyo gusa. Si sawa? Nibyo? Ariko saba abantu mwavuyise. Ndisibe. Aha, mwabibonye? Aha ngaha murabizi dufite rising action. Rising action. Hano tukagira falling action. Mw'abantu ubisomo ntirirangiye. Ubu umuntu uzadukorera igihangano kibi azaturenganya. Hakubu habuze umuntu uvura undi sepfu. Ndiri gusepfu. Cyane iki kikuri ureba ukivuza ariko. Ubwo byarangiye. Gahongera. Kwagira gwarabizi. Yayikanze. So, mwabibonye somo ry'uyu munsi rirarangiye. Afite ikibazo dufite sangahe? Mumbaze ibibazo. Akabazo teacher. Saa 10?
dusigaranye iminota 8. aho ngaho kuri pronti Kuri plot. ukuvuga ngo hari ukuntu twari turimo dusubiramo turi muri groupe babaza main party za proti mbabwira ko ari 5 nizo rayizinga gishene na faringa gishene nazo nzishyizemo numva abantu batari kubyemera neza bo bafashe ko ari 3 zonyine zirazo nta none si zingizi uretse ubunebwe nimuzifata murapfa nta muntu n'umwe utemerewe gufata ibintu ninde uzakubaza main si ubundi wowe kutari kwigira ikizami kuri kwigira gusavinga abantu ibintu byiza urafata uduce kuki turetse ubunebwe ikindi nuko kitigwa ariko nta mwanditsi w'umunebwe ubaho niba uri umunebwe kwandika ntuzabikora mwabyumvise urashaka kujogoramo ngo ufate ngo ka introduction ngo na ka climax ngo na ka resolution nugeramo hano hagati kari gushyiriramo ibi bintu by'ama conflicts ziba hangaha uzazishyira niba nkubwe ngo ngewe inukora igihangano kitarimo conflicts sinzakireba cyangwa sinzacyumva ukaba utangiye gukuramo aho waga aha hagati niho dusangamo ibintu bimwe na bimwe biranga none se ahanga kuri introduction wenda wakoze introduction y'aba characters none se uzabubaka uti kububakira bazapfira hese ko bapfira bazafungirwa hese bazahanirwa he ko ari hano inkuru yawe izarangira iteke utuntu 5 cyangwa kwigisha tubyibone none se muraburana ngo 3 oye bifate byose niba utabifashe byandike uzajya ugenda nujya kwandika ufata ahantu hawe wanditse ufatika yavuga uti ni iki cy'ingenzi mwarimu yatubwiye ntagomba kuzabura mwabyumvise bifate niba utabifashe ubibike nkuko wari ibintu ujya kwiyibutsa n'ubundi mwabyumvise akandi kabazo nari mfite aho kuri setting iyo setting iyo buri itandukaniye na location nababwiye ikintu cyitwa geographical location hano Kimironko ni kuri location nese ntimuza hano ni Kimironko cyo ntabwo ari setting noneho ni setting ni tuvuze umujyi setting tuvuze ngo ni town town ntabwo yo mu Kimironko gusa tunafashe Kigali yacu irimo Kimironko na za Nyamirambo na hehe wabyumvise hari geographical location kuvuga ngo tuvuge ko setting ari icyaro mu cyaro habikise akarere n'umurenge n'imidugudu n'ibiki ibyo uri kuvuga nibyo na location n'iki wabyumvishe geographical location ku ikarita Musanze Kibuye Ruhoye Ruhengeri niba ari Ruhengeri Nyamagabe Nyamasheke aho ntituhasanga ku ikarita se ariko ntabwo ari setting none se Musanze ntihari umujyi setting y'umujyi se mwabyumvise ntabwo umujyi ari Kigali gusa sibyo Bujumbura se umujyi Tanzania si umujyi se nako nanjye ngaho Dar es Salaam Nairobi Kampala si city se si town si urban uri kubyumva itandukaniro utazambwira ngo wize ko urban ari Kigali none nugera Baghdad murahazi none se ukoze film muri Baghdad ntabwo wakora setting warinda gute gukaza Kigali se ugiye muri Amerika Chicago nta town zibayo nta byaro nase wate gukaza kuri Ndindangire ngo nuko ariko wumvise abicyaro mwabyumvise setting mumenye kuzitandukanya n'izo locations zizindi no muri film se ntubaza ngo location iri ntabwo baza ngo setting iri sibyo location ni he tugiye Masaka hari abantu bayikomfunda gutya location twakorera he uyu munsi biryo Semiri beninde waduha urugero rwa semi urban aha nazi mu nkengero z'umujyi ubundi rega semi si igice kimwe cya kabiri cy'umujyi na kimwe cya kabiri cy'icyaro bifatanye birabyara icyaro n'umujyi mu nkengero z'iki karabaye umvise amagambo mvuze semi si kimwe cya kabiri kimwe cya kabiri cy'umujyi na kimwe cya kabiri cy'icyaro biteranyije bibyara iki si umujyi n'icyaro none kuramo rimwe kuramo umujyi harasigara icyaro gusa cyangwa kuramo icyaro harasigara umujyi gusa nzi gusa 3 nyine hari icyaro kivanze n'umujyi basi ubwo ndimo ndagerageza kubisobanura mu magambo yumvikana hakabaho n'icyaro kibisi cyandindangire sibyo nakaga hakabaho n'umujyi Ruyenzi mu burandi mu nkengero za Masaka zose n'inkengero za Kabuga n'inkengero hari hirya downtown kukize mu nahita town nyine harani mu mujyi none se niyo uvuze ngo ugiye mu mujyi Kigali mu mujyi nitwaze hariya ni city mwana wo muri city
mwabyumvise hanyuma icyaro rugahita umanuka kwa ntuze nyaguruguru kuri ngira hepfo gutya ndindangire ibyo bintu ntabwo nabisubiramo mwabyumvise ubu bamwe muri mwe mwese mumenya amasetting mutuyemo niki hanyuma ugapackaging ibintu byawe iki gihangano cyawe gishyize hariya uretse kuba wagira ikibazo cy'uko wenda nta mpano ufite yo guhimba yo kwandika ngo ushyiremo ibintu biryoshye bindi nyine ni ukuri ibi bintu byabikoze neza byaba birimo n'ubwenge bwayo nguko twize inkuru sibyo twize gukina how to act for radio twize uko abantu bakina radio drama ikinamico kuri radio twabyize dusigaje kwiga uko bakina filime tukiga uko bakina ikinamico kuri stage hanyuma tugata dutangira kwinjira mu pratique ibyo nibivaho tuzakurikiza kwiga kwandika noneho kwandika ikinamico kwandika filime ariko nanone tuziga no kwandika inkuru muri kubyumva twarabonye ko habaho inkuru ngufi n'inkuru ndende siko bimeze narababwiye ngo munkorere inkuru y'iminota 5 hari inkuru imara isaha bivuze ngo niba ufite filime y'isaha ntabwo umuntu mbere yo gukora script ufite inkuru muri kubyumva nkuko ubushize tuganira ari ukuntu umuntu aza akavuga ngo reka nkubwire inkuru yanjye ikinemo filime bibaho iyo ayikubwiye ukayandika ashobora no kuyiguha yanditse cyangwa akayiguha iri kodinze ya nkuru niyo ukoramo script muri kubyumva mwabyumvise ko mbona ubyira gutya ntibiye ntabwo byinjiramo birahita urayifite inkuru tuzakinamo nyamwe abantu muko tuzakora pratique nyine inkuru nuje kuzandika yawe nta kibazo biremewe kuko icyo tuzakora twebwe tuzahitamo inkuru nziza kurusha izindi twese tuzatanga amanota inkuru zizaba zihari inkuru tuzahitamo tuzayiteranira tuyikorere script twese iyo script buri wese azayikoraho kuko ikizakigoranye no guhitamo inkuru ziba ari nyinshi kandi ugasanga zose ni nziza nitumara kwemeza inkuru twavuga ngo yakanaka iruti zacu pe ibyo buri wese azabigiramo uruhare tuzatora sibyo iyo nkuru tuzayifata twese abarimu n'abanyeshuri tuyikoremo script tazatuma dusekwa nyine uzakora script warize wakora script irutwa n'umuntu utarize mwabyumvise iyo script ni yangira tuzashaka ibisabwa byose rero kugira ngo dukine sibyo tuzakina filime dukine n'ikinamico bizaba bihagije hari pratique irenze iyo hanyuma abazaba bazi kwandika babishoboye neza ariko mwarambwiye wowe warambeye waranditse biranga birasibama kwandika kuri machine typing gusa ninde ufite speed kwandika kuri machine ndabyibuka ariko hari ntabwo hari gabriel ndetse kari ikimenyetso bakwibutsa ariko umuntu nyine barabikoze ariko nyine agashijya atabikora akaba atakibyibuka haje mwebwe mu kanya bamwe babirimbaho ibyo mu nyandikire no kwandika no kwandika utari no guhimbara kwandika ibyo bakubwiye ese yandika gatsering oya byo yarabyanditse ureze ngubwiye ko atabyanditse wowe ibyo yambeshye urabizi ahubwo arashaka kubimenya nicyo mbona tangiye kumwataka wowe ibyo twavuganye oya usibaho biragenda pe kubisiba wowe waza ukabishaka binetwari kera twiga computer hagiye bakubwiraga ngo savinga kuri desktop ukahahiga we desktop ukahabura ukibaza hano yitwa desktop ni cyangwa kuko yabaga bahaye homework cyangwa ikizami cya pratique yarakubwiraga ngo put the title akakubwira ubwoko bwa title ushyiraho niba yakubwiye ngo senior 5 exams akavuga ngo bisavinge muri document muri my documents we yazaga afungura machine akirika muri my documents akareba ahantu handitse ngo senior 5 yakirikamo yabaga yakubwiye ngo ikibazo cya mbere kwandika amazina ya group muri kubyumva ikibazo cya kabiri ubwo unuvanga ibyo atangiraga amanota hari kwandika amazina yanyu hari uko mwasevinze hari uko mwamenye my document ahiri
munyumvira icyo kizaba ugasanga byatunaniye dufite amazero document yawe cyangwa ya mwari muri ntuzo muri computer se nano wanditse mu documents ntaho ese ntiwabyiyandikira babanza hejuru simbizi ariko ngenzi ko ari ahantu hitwa documents muri document yawe mushakira noneho rero n'igihe yakubwiraga ngo savinga muri local disk D kibaza ariko disk D ni ibiki we yazaga rero afungura machine akirikamo yabagaze ko nagenda kinegase ko azabimenya ati ubwo niba yakubwiye ko dushyiraho akaza akayibona agakirika agasanga nta muntu urimo abo yaburaga amazina yabo bose yabaga ari zeru nyine kandi hari igihe mwabaga mwakoze akabasohora mutaraseva iyo yavugaga ngo stop mwese mwataga mufurizinga mugahita muhaguruka agahita abwira ngo muzimye machine yesu we mukazimya bidasevinze nguko ko abantu babonaga zeru none nawe rero mu saving nose bigenda ureba mwabyumvise ibi bintu mwabyumvise suspense ni amatsiko tugiye basi reka tuvuge iyo suspect itandukanye na curiosity. Suspect Itandukanye na curiosity. hano nanditse suspect suspect ni umuntu ukekwa Ndavuga ayo matsiko y'aho ngaho ngo bitandukanye n'iki na curiosity. curiosity si urumva atari igifaransa ikindi ari icyongereza oya uranambeshye kuko curiosity mu cyongereza n'ubundi ni curiosity none se nyine biterwa nyine byose ni kimwe bivuga none suba matsiko oya fata ibingi butanjyana mu mibare myinshi suspense ni igihe uba uri kubona ikintu kimwe ugakenera kuza kumenya uko kiri burangire ni igihe ushobora kuri no kureba filime no guhaguruka ngo ujye kugira bikanga no kurya bikanga kubera ko ushaka kumenya ibikurikiye ntabwo icyo ari cyo gisobanuro cy'amatsiko ndimo ndagira ngo nkufashe kugira ngo wumve amatsiko icyo ari cyo niwandika igihangano ugakora filime umuntu areba akabona nta kigena nase ntihariho filime mujye mukareba ukabatatu ariko hari n'akandi ureba ukareba ukuntu bitangiye ukavuga ati birarangira ubu nta filime irabafata niba